Yes, abakunzi bari TV show turabasuje mwiriwe muraho. Iyi ni wa mwanya wacu tuba tuje kuri kamera za TV show, tuje kuri kamera n'ibya biganiro byacu nta birenze. Murabona ko ndi kumwe n'umutumirwa, murabona n'umwana ukiri muto cyane ariko ndabona yarubatse, niba aseka simbizi, niba ari bubu simbizi, ndabona aseka, ubona ko biragaragara araseka. Ariko muri kano ka mwanya rwose tubazaniye ibintu bishyushye cyane. Rifati aratangira bibwira nta bisanzwe, ni bisanzwe biraho, ariko tuboneho no gushima babandi bakanze ka kantu namwe mutayobe tubakangura kugira mu gakande. Turabashimiye n'abatarabagakanda bagerageze bagakande, ariko amakomenti yanyu niyo yatuzamana, niyo yaduha imbaraga. Iyo mwashyize amakomenti mukatubwira ati hano bimeze gutya, twumva bimeze neza, biratunezeza cyane kuko bigaragara ko badukurikiye. Kuba wakandaho ntukanda agakomenti, please gerageza bikoreho. Reka ntizimbye mu magambo, atangira bibwira, atubwire ibyo atuzaniye. Buriya biracyapfundikiye ntarabipfundura, atangira bisogongeraho. Mbanje kubasuhuza abakunzi ba Rifa TV show. Aka kanya nkaba nongeye kubagaruka imbere mbazana inkuru nyinshi ziri gutrendinga hanze ahangaha cyane. First of all, amazina yanjye uko maze kumenyera nitwa Kwihangana Emmanuel. Amazina yanjye y'ubuhanzi nkaba nitwa Genius Timba. Watimba kabisa. Diko ase iryo Timba ubundi ribahe ko numva ari nk'abazayirwa cyangwa Kongomani. Zina Timba ayo yose nayakuye ku ishuri. Na n'utubyiniro two ku ishuri. Timba rivuga iki? Ari abantu tubone kugira ngo adusobanurire Timba icyo rivuga. Hari presentation yavuze neza mu Cyongereza, niba yakongera akagacishaho kara kantu karaneje byahatari kabisa. Okay, reka mbanze mbakire mu rurimi rw'Icyongereza nkuko mbisabwe na mugenzi wanjye, kandi ndibaza ko namwe rwose mwadukurikiye wenda mwari mukumbuye iyo presentation yo mu Cyongereza. So welcome our viewers. I'm talking to those ones who are gathering there in their homes. Yeah, they are just watching us as a Rifa TV show at this moment. We are appreciating your support. When you click on subscription, you subscribe, share, you comment on what we were talking. That is what motivates us, and that's why we are there, just to gather our ideas and see whether we can share together. So by that moment, we need your support. We need you to have a part in what we are just making for you. As we are here as influencers, as you know. So, but what you have to do more is to gather different ideas, information from different people, so that it can give you a full package of information. We want to update you day by day, and God will be with us. Thank you. Yes. Simba. Rero nari ngiye kubasobanurira impamvu akana abakunzi banditse muri comment ati ariko uyu mugabo kabisa. Yes. Twatangira mu kiganiro orangiye kubibwira ubwo deja bakomyeho, barimo bansaba ko nabasobanurira ku mazina aho yaturutse. Yego gatoya. Genius ni izina niswe na mwarimu wanjye wangishaga psychology. Icyo gihe nigaga segonderi muri TTC Rubengera. Aba mu karere ka Karongi. No gusuhuza n'abantu mwiganye. Mbona no gusuhuza abana twiganye. Uzihuye n'umwana mwiganye rwarukundo. Baranumbeje ubundi mbona nisanze muri groupe baremye rwose, ndavuga ni kweli. Ndabashuhuje cyane abana twiganye promotion ya 2016. Ndabashuhuje cyane. Ikindi kandi nkuko mwajyaga mumbonamo umuntu uzavamo umuntu yumubona rwose, ntago ibyo bintu byahagaze. Ndi uyu nguyu ndi kubera yuko mwakomeje hari n'ababonaga kutazashobora ariko burashoboye cyane. Hari n'abacana baba bariho barabizi. bibaho muri no dunia amabanga menshi bazi byinshi byabaye.
naho timba rero ryo rituruka mu izina matimba, ni mu rugo ho mvuka. Ariko nza kujya ku ishuri ngendana umupira wanditseho izina ry'iwacu matimba. Abana kutamenya ko navaga Nyagatare ngiye kwiga i Karongi n'ukurenga uturere n'uturere intara, nisanga mu kigo n'umuntu umwe wenyine, abana ntibanzi. Asangaga abana bamwe bavuye ku bigo bimwe, babiri batatu baraziranye baraganira, nge nisanga n'umwe uva mu karere kamwe. Ariko umuntu utarize hari ikintu yahombye byinshi cyane. Iriya relation y'abantu bakundana ku ishuri ni nziza cyane. Uzi ko uvuze icyo kintu nyibutsa ukuntu abana twiganye mu ishuri rimwe bakundanyemo icyo gihe ubukwe bwabo babukoze muri tariki ishize kuri 30 muri z'ukwa munani bakoze ubukwe. Abana bakundanye kuva 2015. Ubutimba rero ni umusiribateri utikoraho, atari muri ba bandi bigaragura mu byaha. Urumva yuko abantu bakuranye nibwo barimo binjira muri system neza cyane rwose. Ubwo muri rusange tuvuye ku iyo nkuru y'amateka yahise twaganiragaho ndetse na mwese nasuje, reka dukubita tubangura twinjirire ku ngingo nyamukuru tugiye kuganiraho. Nk'ubu ngubu hano muri Kigali by'umwihariko mu minsi ishize, cyangwa se murareba ku social media atandukanye, ndavuga za YouTube cyangwa se TikTok ni ira trendinze cyane, iri kudomina izindi mbuga cyane zino zoroheje. Muri kubona inkuru yuko hari umwana w'umukobwa, urana umwana w'umukobwa n'umudamu, ni umukobwa rwose byanze bikunze ko aragaragara ko akiri mutoya, baramuhemukiye bya hatari. Uwo mwana aterwa n'amabandi, rwa rugomo duhora turwanya, leta igahora irwanya, baramutera bamwambura agasakoshi yari ifitiye, baramutera. Hari amasaha yo gutaha yitahira, abona abantu baramwatatse gutyo, bigenda gutyo, ariko urumva bararengereye. Iki gihe ntabwo mu gihugu hakibamo abantu utekereza ufite mu mutwe hazima, ntabwo yakaba yatekereza gukora ikintu bakoze. Abantu b'abasore bakiri bato nta n'umwe urengeje imyaka 40, ni hagati ya 30 reka tubagaye kandi dushima na Ribure yakoze igikorwa, barafashwe cyane rwose, babikoze bazi ko batazafatwa ariko barafashwe. Tuboneyeho no gushima uriya mwene data wabashe gufata karaka video, uriya mwana wafashe aka video, njyewe rwose coup de chapeau, ndagushimira cyane wa mwana we. Hari abantu nagiye mbona bashaka kugaya uriya mwana afashe aka video ngo kuki atawurenga tabare, kuki atarwanye, kuki atakoze iki, ariko ndagiye mbabwiza. Ariko buri icyo nakubwira cyo buriya yaratabaye, uriya mwana yaratabaye. Karakantu kohereza bahise bakurikirana direct kuko Maramoya bahise bagira bate bafata bari abantu bakoze ibintu bidakorwa cyane. Bisobanuye ko ngiye impamvu shimura mwana, abantu bari bafite umuhoro batema mugenzi wa muri buriya buryo. Nago mpamya neza ko nkurikije distance yaho bamutemeraga bari na distance yaho yafatiraga ishusho, uko ureba ishusho naho rifatira ugatubona harimo zoom cyane, bazuminze ni kure cyane hafi, wabonaga ko yaza kuramuka agize indisayini agaragaza nk'umuntu ubarwanya, bashoboraga guhita nawe bamutema bakamwica. Erega urumva usibye uriya mwana w'umukobwa n'umunyerondo watabaye, urumva hahise haza ubutabazi bwihuse, ariko nawe yabigendeyemo. Ariko kwisi tugaye bari abantu, niba umuntu ufite umutwe muzima utekereza ugenda, sinibaza ukuntu ashobora gufata umuhora agatema mugenzi we ari normal mu mutwe, mba numva harimo ikibazo. Niwamenye ubwoko bw'ibikoresho mugani w'urubyiruko bakoresha, niwamenye ngo ibiki bituma ayoba ubwenge ku buryo afata umuhora akaca ku ruhande akajya kwiha ibyo atakoreye. Afashe isakoshi, telefone, yabwe n'iki, nta n'amafaranga barimo, ahubwo bari abantu munywa bituma bibadroga, ugasanga utaye ubwenge. Ufashe abasore batatu, ufite umutwe wakabaye ukora wishakamo igisubizo. Kuki utishakamo igisubizo? Kuko kugenda hari bakakuzirika, abagore inyungu yikuye he? Uziko bafite abagore nk'ubu bataye amafamiye. Icyo umugenda ukanywa,
ibiki ugenda ukanywa mwakwize gukora ukareka ubujura ugatekereza koko biriya bintu iyo babinyweye aba yumva afite isi yindi arimo ashobora kubona umuntu yabona akagira ngo ni inyamaswa yirukanse nukureba amazi akayabonamo ishyamba yabona abantu akabonamo amasha akababonamo akababonamo imara birababaje cyane byoroshye kwica umuntu igihe tugezemo ntabwo twakabaye dutekereza gutyo twakabaye dutekereza gukora tugaye abantu badashaka gukora urubyiruko rudashaka gukora urabona harimo umuntu w'umugabo w'imyaka 38 na 40 na 40 utekereza ibintu by'ubugoryi bimeze kuri nk'uriya Rurangwa Jean Paul afite imyaka 40 reba Gatare Edimo ibumoso Gatare Edimo Nyakabanda y'imyaka 38 umusaza agafata umuhoro agatema umuntu bana afite ubunyamaswa ibintu nkwa bishobora kuyobora ku muntu ntago byumvikana ntago byumvikana gwe muri uwo mugoroba nibwo sinumugwa byari nige gukora mureke gushaka indamo nibwo mushaki ibintu bifatika ufite amaboko mazima ufite umutwe muzima uratekereza ucyo ushobora gutekereza ntago mpamya ko baba bari normal baraba naga oya icyo cyo ni ikintu kigaragara baba basinze ari ibintu babanyweye biba droga mu mutwe ariko itegeko rigerete rirabagonga uko byamera ko itegeko riragukanda ibakuru bagomba guhanirwa y'ibyo none ikintu gitangaje buriya ikintu gitangaje ngo bose bagiye bisanga muri case bahuriye ko bose bagiye bafungwa bose bagiye bafungwa urumva ni cya kiri mu muntu rwisha yanka agakino barakaza none se umwe ngavuka za Nyakabanda undi za Mageragere undi ngo niba ari bavuze hera za Kivugisa urumva ibyo ari byose kujya bahuza umugambi bawuhurize ku muntu birashoboka ko uri atari wari na target we bashobora kuba basangira kuko abantu bari normal batatwiye ngo bahuze bajya gukora ibintu by'ubusambo nk'ibyo biragoye basanzwe ni imipango baba basanganywe akavuga ati isa n'isaha baba basanzwe banamuzi suko baramubaza bari bazi neza ngo ariko umuntu wenda ushobora gutega umuntu ukagwa mu gatego ariko gufata intuza y'umuhoro gicyo nyine gutekereza umuhoro bawutekereje gute bawuzana mu buhe buryo iyo biba ari urugomo rusanzwe rugwiririye umuntu ntago bari kuba bafite umuhoro ubwo barateguye baramwiga mutwandikire muri comment rwose muze namwe kuri ibitekerezo byanyu muri comment ku bintu biteye uko mubibona urumva barenze urubyiruko barenze imyaka 30 ni abantu bakuru batekereza cyane wenda iyo baba bari hasi y'imyaka 20 cyangwa ingahe ni ikibazo twari kuba tuvuga indi nkuru byibuze itandukanye ni ariko umuntu 38 biragoye kubyumva no kubyiyumvisha urumva ni izindi sanganya umuntu agakura akava mu bwana akagera ku iyo myaka ari yazakoreraho amabi ameze kuriya kugambirira kwambura umuntu ubuzima ahubwo bagize ngo bamwishe urabona uko ari batatu hari wari urimo hagati yambaye agapira k'ubururu kajya gusa n'aka niwe wakoze amabara niwe wamutemye umupira rwose agapira karasa n'umuntu wakoze amahano nk'ari amabara ariko ririya ni ishyano rikomeye turiga ntidufata hari byo tubona tukabicaho tukabirenza uko buriya ni nkoko kugira ngo mfate icyuma nyikate ijosi biragoye ibyo bintu byananiye bavuga ngo ni izindi mbaraga zituruka ahandi hantu kubona ikintu kiva amaraso ni izindi mbaraga ariko umuntu w'umugabo agatinyuka agafata umuhoro agatema undi baba we mu gihugu gifite amateka nk'aya muzi birarenze uwo muntu mwumva afite ikigero kingana iki cy'ubunyamaswa koko plus mu mujyi wa Kigali tari no mu cyaro mugiye gutema igitoki mu mujyi wa Kigali batunze umuhoro uretse nk'abantu bakeya niwe ushobora gusanga baba batunze imihoro yo gutema ikisi ubundi waba utema ikisi inkwi gaze nizo ziri gaze zihari n'amakara n'ibiki
ariko umuntu agafata Imihoro umugambi niyo mu agashaka cyaro, umuhoro mu mujyi ni akavuga ati gakeya. umuhoro muguriye ijosi ry'umuntu koko wa mwana w'umukobwa umuntu ubyuka ajya kwihiringa akajya gukora agashakisha ubuzima bo bari ukagambirira bumvaga ko kumwambura. we yarangiye urumva yabahishe umutwe bagerageje Niwo kubita bashaka. bagira ngo intuza yagize bashaka ko birangira ariko Imana yaramurinze bo bashakaga umutwe abivugira ko yubitse umutwe bo bakubitaho hashoboka barangije hari umuntu bikanze bariruka iyo hatagira umuntu bikanga wanasanga n'uwo bikanze ari uriya mwana wafashe video nkeka yuko ari uriya munyerondo ari we badukiriye bikagera gute bikagendekera nawe akabigenderamo ariko inzego za RIB z'umutekano zabikoze neza dufite zikuriye ikintu ingofero cy'umutekano cyo barakurikirana mbere yuko biba iriya video yagiye kugeraho gahunda bo barabisotinze rwose bimeze neza yeka ko uriya munsi biriya byabereyeho bahise rwose barafashwe arafatwa mutange igisubizo kare ufite gukora icyaha muri iki gihugu ngo abone aho yihisha ntibishoboka dufite inzego ziri maso twige gutanga intuza hakiri kare bitararengera uriya wafashe video yaratabaye yitaza gufatwa byari kugenda gutya cyari kuba byararangiye harimo numvise abanenga ngo yafashe video ko yarafashe video ngo ucya kandi yarataba gutabara kurenze kuriya bwarabonetse reka nibariza no muri comment kubaza amategeko cyane y'itangazamakuru harimo benshi mwize ibintu bijyanye na journalisme mumfashe mumbwire hari muri journalisme aho babigisha ngaho sanze ikibazo kirugiye gutara inkuru ugiye kugikiza cyangwa ufata inkuru y'ibyo bintu gusa muzadusubize rwose rero bivuze ngo gufata iyo nkuru wowe nk'umunyamakuru uba uri gutabaza ubutabazi bwawe n'ubwo bwa mbere ariko si ubwo wabasha gufata uti ibyo bintu nk'uko uriya mwana yabikoze yari ubasha ate gufata iyi video cyangwa iryo sanganya iyo scenario yaberaga aho hantu yari wifata atarimo atabara bahise bamwadukira nawe bakamwica ko nicyo bari bagambiriye n'umunyerondo wahuruye wabonye ibyamubayeho mwarabyumvise bisobanuye ngo uriya mwana yakoze dushima Imana yuko nta muntu waguye muri biriya bintu cyane turashimira Uwiteka ko nta muntu wigeze ugwa muri biriya bintu kuko biri ubwabyo abanyarwanda turi maso usibye ko n'utariga arafata ubundi ikintu ujya mbwira abantu tugiye twirinda gusibira ariko hari n'igihe usibira ugahaguruka ufite icyo umenye uhagurukanye bitewe n'ibyo wari uriho ariko reka twige cyane rwose twige kandi tumenye tuve mu bizunga ngewe rwose kandi n'abantu muri bari budusubize muri comment baraza kugira ikintu babivugaho mwe ntabwo mujye mutekereza rimwe na rimwe nkanjye ngo abantu bakoze icyaha kiriya bakwiye kuraswa bakavanwa muri sosiyete icyaha cyo kuraswa ntabwo cyavuyeho ariko amaherezo leta izakigeho rwose igihano cya burundu kibeho ariko ubundi nta muntu wakabaye atekereza kuri iyo muri buriya buryo Imana yakinze akaboko barafatwa buriyo badafatwa nibwo byari ikibazo ariko uriya wafashe video yabaye intandaro urumva iyo hataza kubaho video ngo turebe ura digital ahantu uzajya usanga ibintu ubona biri scandal digital bikunze wajya unafata video kugira ngo bigaragara direct wafasha bidatwaye iminsi n'iminsi kuko akavideo gatura mwana yafashe katabaye ubuzima bw'umuntu ariko uziko kandi kanigishije benshi nize gukora gisida mu kugwa naguye fata kamera ugwa kamera iriho ndavuga ati wenda ni binarangira abantu bazaze kugera gute nakenge kaza direct hari iyo kaje afatirana hari n'ibintu bibaho gufata video bikanga ariko bitewe na situation hari n'igihe ushobora gufata video bagahita bayikwaka ntuza telefone nge nigeze gushika ahantu hari habereye impanuka ibintu byose n'ubwenge n'Imana habereye impanuka umumotari yagonze umuntu abantu banahuriye cyane rwose ariko umumotari amusigara yigendera igitangaje ni ukuntu umumotari yahageze yabaza byibuze umuntu waba wamenye plaque ya moto yari iri aho ngaho yagonze umuntu abaturage bari bari aho bose akabura n'umwe
wigeze uri kodinga plaque nta makuru mbese afatika no kumva ngo umuntu yagonzwe dore nguriya kandi abantu bari bahamaze umwanya bikakwereka ko rero buriya ubaye ubonye ahantu hari ikibazo yabaciye muri humye urumva ibyo ari byose yabonye abantu bari baraho abona ko bari busy ni nk'uko iyo umujura agiye kukwiba iyo agiye kukwiba wagira ngo hari ibintu akubikamo bituma utibuka ukabanza ugahuga noneho abonye ko bose bahuze abaca muri humye aragenda polisi yageze ibajije ati se bimeze bite mumpe plaque yo modoka barayibuze urumva rero ni ikibazo gikomeye cyane rero niyo mpamvu twagumye tugaruka kugushimira uriya mwana wafashe mbere ikintu kikiba akaba hari akantu gakorwa safa fatirana ayo mahirwe niba ufite telefone telefone dufite ama smartphone iterambere riri hose ama smartphone nje barangonze ikintu nihutiye nubwo byari bimeze nabi kandi nejo bundi pe nafashe akavideo mfata ifoto mfata imodoka yariyo n'ibiki byose ariko ni hafi ya polisi bari bahari abona umuntu uri kugenda ameze ukuntu afata umuntu wagonzwe niko bigenda bandimwe ati nibinarangira uzasigarana iyi phone azagira iki azanabona uko byagenza abe yayikoresha mu gutanga amakuru jewe nashidutse ndi hasi sinamenye ngo ibyabaye accident bavandimwe n'accident ariko kugira ihishurirwa rivuga ngo fata ifoto byibuze ufata ifoto ubundi nawe izo mbaraga aho zituruka ni ubutwari wabuhambaye cyane ni ubutwari ni kwa kundi njya mbwira abantu ati ishakeho igisubizo ku igisubizo buri nacyo bugifite ahubwo ikibazo urajya gushaka ikantarange igisubizo kandi igisubizo uri nacyo kubera igisubizo uri nacyo muri wowe nta mpamvu kujya kugira igisubizo uri nacyo ikizagukiza ubundi muragenda niko bigenda wajya kugishaka ikantarange gute ubu uri nacyo tugendana urupfu nk'uko tugendana ubuzima ikiri bugutabare kigusevinga ikibi ubu uri nacyo ahubwo umwanzi shitani ntumenya aho aturutse agakwiba ibitekerezo rwose ukibagirwa kugira ikintu wakora ni ukubi buri muntu nabi ijisho rya mugenzi we cyane niba ubona hari ibimbayeho kuba wafata video no gutabaza ni ibintu biri semwe birahagije rwose kuko hari igihe kari akavideo kagera kure yaho ari kugira gute hari abantu baba bari target yo guhita batabara bitewe n'ibyo babonye ariko utatanze amakuru se byagenda ikintu cyagaragara urareba nk'i Kigali tubayemo ba mugenzi wawe ubona hari kigiye kuba umurabura umubwira ati nyabona binagoye ko rwose umuntu agira ati yaza ngahurura atindaho ngaho ariko basi wafashe nako ka video gakora ikintu kinini gihagije rwose biteye isoni ariko reka nkubwire hari abantu benshi bo kunengo urumva wenda twari kubishyira ku kiganiro cy'ubutaha barahari nibyo bizima abantu bikigiye sinzi ukuntu sinzi isi umuzimu wadutse mu sinzi ikibazo dufite abantu bahindutse hari abantu bogira ngo bageze mu ijuru kandi turagera mu ijuru hari abantu bibwira ko bageze turacyari mu isi kandi duhanganye n'imbaraga zitagaragara ndetse n'izigaragara rero reka umuririmbyi umwe yaravuze ati gumye ubirundarunde ubirunde cyane ariko finaroma ntuzamenye uko bigenza Salomon ariko birundarunde muri discipline birundarunde mu bunyangamugayo urite kwandavura kugera ubwo umuntu arinda ubwa n'igundi muri buriya buryo kugera ubwo abantu batema abandi biriya byose birangira nabi birangira ari ubusa ko turi abagenzi ubundi nyuma y'ibyo byose dukora tujye twibuka ko tuzapfa hari n'ikindi kintu muvandimwe urumva turi mu nzira tugenda kuki turi abagenzi bagenda kuki undi abagenzi bundi kuki bashwana abagenzi bafite iyo bari gushwana gute gushwana biza bite niba uri umugenzi nka bundi kandi iyo tugana twese turahazi iki kiganiro nagikoze mbabaye bitewe n'ibyo nabonye ntibibaho ntibyakabaye binabaho nanjye nuko ndababaye kandi uwo kugawa agomba kugawa ikibazo se ugawa aremera ko agawa ko atemera ahubwo ngo agire icyo ahindura se
imitekerereze y'abantu ko yahindutse. Kuki umuntu umubwira ngo wakoze nabi akumva oyo nta muntu ugikosora, nta muntu ugikosorwa, nta muntu ukibwirwa, ariko isi iragukosora gusa wananira inama turagera mu ijuru. ariko isi yo nta wujye yinanira isi akisi iteruye n'inda biririmbye Clarisse wigaragure ariko inita iminsi iteruye ni kareme. iyi niyo si turimo rero, reka twubahane, tworoshye mu mitima, tworohe tuba abantu kandi turi kujya hamwe ko dufite urugendo rumwe, turi abagenzi. aka kantu dukunda kukavuga cyane, reka twe kwanduranya mwambarire kutanduranya gusa. wikwifuriza mugenzi wawe inabi, ariko uramwifuriza inabi niwe wamuremye, uzi imibereho ye, uzi uko yabayeho. nta muntu, hari ijambo rivuga ngo ntugaseka hahiseho umuntu kuko hashobora kuba ariho hazaza hawe. niko bimeze, niko isi iteye. wigayira umuntu ibyo yaciyemo yarabihise, ariko wasanga wowe ari byo uri kuganamo. wikireba aho uriwe nona mu gihe utari mu Mana, ahazaza hawe ngo habe hashingana, wasanga aho iwe ariho uri kujyamo, wasanga uri mu jyahiwe wahoze useka. icyo urabona ngo umuntu amenya iminsi amaze, ariko iyo zamara ntayizi. muvandimwe, kuki wumva ko ejo ari ahatari ahawe? katutegerezeho mu ijuru nizi yifite ibisubizo. ariko mu gihe twicaye dutegereje, reka twitware neza, twe kumera nk'abantu badafite ubwenge. ubundi Imana twishakemo igisubizo. Bibiliya ivuga neza ngo nubura ubwenge nzakureka. ni nko kuvuga, reba nawe uri umubyeyi wibyariye umwana, wamutayeho school fees, wamwitaye mu buryo bwose, ugasanga agiye kuba ingegera, yarangiza akakubana ingegera. umwana kuguma umwiziritseho birababaza, biravuna. niyo mpamvu n'Imana yaduhaye ubwenge ngo dutekereze bwo guhitamo ikibi n'icyiza, kuko tubaho mu mahitamo yacu. nubwo dukoze iki kiganiro turababaye, ariko turababaye. bira ntago ari ibintu by'umuntu, ntago ari ibintu by'i Rwanda. ni gute ushobora kurera umwana ukamurera akazamuka neza, yagera ku isongero ugasanga abaye ikigoryi, kandi yaratangiye ari mu mwana w'intangarugero, umwana watangagaho urugero, zazirika zari amagi, yamara kugera igihe cyo kubika, ariko hari ikintu numvise akaguhimbikira. muvandimwe, hari ikintu numvise, urumva iyo abana babona hari umwana mu bana bakuranye, bakabona umwana abayeho neza, we ntajya muri bya bigare, ntajya kunywa icupa, ntajya kunywa itabi, baravuga ati uriya mwana tugomba kumuzana muri genge, akatwegera muri genge, ati kuko ari muri ba bandi tugomba kuzana. wayi zira n'imbaraga z'umwuka, bagahatana paka bamuzanye akayoba. ntucyo bireba, ikigare ntabwo ari cyiza. twebwe mu gihe cyacu nta kigare twagera. ubu hari ibigare rero kubera ibintu bigezweho. umwana aranywa icupa akiyongeza irindi cupa, iyo atanywa icupa ajya mu buraya, yatajya mu buraya. Njye birambabaje, nzi ko wenda abahungu ari bo bagira, ariko n'abakobwa hari abakobwa bataye ibara. aho uzajye mu bitaramo bino by'abahanzi ari naho haberaho ibyo bibazo byose byo kuba abantu bagirana nabi, nuko wabaye mweye ibindi bintu, ubwonko buba bwarayayutse, ugasanga aranyweye ameze nk'aho ari mu yindi si. mwanyweye gakeya ko k'uburwayi, ntimujye kurengera, ukagira imibare urajya kurengera. iyi si uzayituraho akaramata, iyi si uzayivamo, uzayikurwamo, hari igihe runaka uzavamo. byanze bikunda, urabona umuturanyi wawe cyangwa mugenzi wabayeho neza, ishyari rikakurya rikagutwika, ati nawe muhinduye, uri kuri misiyo. abantu akenshi abantu bakora ibintu bo bibwira ngo niba ariko n'imyuka mibi ya Satani bibarimo. ambasaderi wa Satani, ugakorera Satani akazi. hari umuntu rero n'ibyaha akora cyangwa ibikorwa akora, ukibaza akorera Satani cyane Satani ahubwo umukorera, ukabona ubwo barangana mu mapeti. ariko njye mbona imyemerere nayo hari ukuntu iduhindura ukuntu.
ubukirisitu ukagira ute ariko hari ikintu kiduhindura urabona ugasanga nk'umuntu w'imyaka hafi 40 aracyari umusiribateri kandi yaba ari mu gipadiri abafite amafaranga afata ariko ageje yabaye padiri utari padiri ari muri yasi ni babandi baba mu bigare ni gute ushobora kugira imyaka 40 50 nta muryango ufite kandi ubizi ni babandi bariho bavuga ngo uzagira umuryango bavuga ngo nta cyahomba ni babandi baza bandura ashobora gutereka ikintu akacyandura kubera iki nta cyahomba nta cyasiga ariko ubaye ufite umuryango wabishyira muri logique ukabibara bakunze mutwandikire muri comment mubitubwire mwe mubyumva mute mubibona mute ibyo bintu byose turimo tubabwira Rifata ibisho yazigiye ariko mugerageze dushaka kuvuga ibyururutse imitima yacu ibyurutse imitima bagenzi bacu ntabwo dushaka iyo bazabatura mu bibazo ni ibisubizo gusa ibisubizo rwose ni umuntu agutekerereza kureba akavuga ati uyu ari kugenda neza reka ndebe ubundi buryo muyobya muhagarare ufite izo misiyo rwose zo gusenya abandi umuntu akakubona uhagaze ushikamye uko uhagaze hari umuntu utabyishimiye rwose ashaka gukubite hasi gusa akwicira ubuzima akwangize ukumva umuntu afite iyo ntego ariko nk'umuntu wabyaye tekereza kubyara umwana ibaze kugambirira kugira umuntu nawe udafite ikintu agutwaye aba ari ibibazo kukabyara umwana nk'ura akajya gukora ikoza soni nka ririya kandi yarabyirutse neza iriya ni rizati iba yasohotse mbi ari amanota ni mabi umubyeyi aba yumva ase nkuriya muntu usibye ubumuntu wanamusura nta ndwakwiye no kubunamureba sinzi ikintu umuntu ashobora kuba yakora ukazamuka neza mu kanya gato nko guhumbya agasanga wabaye umwana wafatwagaho urugero ushimwa na bose ntabwo mbyumva simbyumvishe sindabyumva uramuzamuye primaire secondaire zaki urarangije azanye ubugoryi bumeze nk'intuza kare ko utabanje ngo uzane ubwo bugoryi ukiri hasi basi atana no utaje we ni umuntu amenye ngo ageze ahagarukira amenye ngo umubanye mbwa uramunaniye ntacyo uzimarira abivemo hakiri kare ariko kuzura umwana utanga icyizere ugeze igihe cyo gutekereza nk'umuntu uremeye ikigare kirakuyoboye wayoboye ubundi icyo kigare kijya birababaje reka nibwire nk'abana b'abanyeshuri bajya gusenga mugasenga nk'abana b'abanyeshuri muri kujya ku mashuri cyangwa se n'abagezeyo ni gute ikigare usanze ku ishuri kikuyobora ugiye kwiga kikuyobora usize ababyeyi bikuyeho nayo kurya muri kuri revi imwe ubaye ikintuza kiraho ngaho ugeze ku ishuri uratebeje amano niba ugiye kubimbwa genda ubimbwa iyoboye izindi niba ugomba kuba umugabo uyoboye abandi icyo kigare kuki utakiyobora mu nzira nzima yawe utekereza kitakunda ukagenda mu nzira yawe cyangwa ukajya ku ishuri ubizi ko ugiyeyo uri umwe uzanavayo uri umwe n'ikimenyimenyi iyo babirukanye mwakoze amakosa buri umwe ategiye modoka ataha mu rugo iwawe bivuze ngo haramuhahurira mu gushaka ubumenyi ntabwo muhahurira kujya muhuza ibitekerezo byo gusenyana rero jya ugira amakenga umenye ngo uri ku ishuri ry'intebe intebe y'ishuri ariko nyuma y'iyo ntebe y'ishuri uzahura n'irindi shuri ry'isi rero ibaze unaniye ishuri ryo kwicara imbere y'intebe imbere ya mwarimu uzaza ushobora ishuri ry'ubuzima koko gute ku isi iyo utayitsinda bidashoboka wajya ugiye kwiga bagutumye amanota ejo bundi bahamagaye umubyeyi ati zana isimu umwana yasimbutse ese nagutumye ishyire nk'umubyeyi nagutumye gusimbuka cyangwa nagutumye amanota kuki munaniza ababyeyi umubyeyi aririye wajya ugiye kwiga kumwekwa dukuye wamenye ikikujyanye aribabaje abenshi ababyeyi babo yamenye ikikujyanye ku ishuri niba ugiye kwiga ugiye kwiga kuko nawe ntasinzira aravuga ati none ubu ntazajya ku ishuri aho ugereyeyo urize ubyibagiwe nkaho nta n'ikintu kigeze kibaho gikorwa mwabana muve mu buyobe
menye icyo Ubundi uri niba cyo utashimisha umenye umubyeyi icyo wawe, ikiri imbere. ninde wundi wo gushimisha ubundi uba ubona? Ese niba utareba nonaha ngo ushishoze nonaha aho uri, ubwo uzabasha kubona ute urujijo ruri mu hazaza hawe ruri imbere? Banza ubanze ube kiriya neza, umenye ngo ndabona neza ndi muri situation yo kwiga, ntabwo ari igihe cyo kujya kwigira mayibobo mu ishuri no ku Sasa kigo. urumva hari umuvandimwe twagana ambwira ati nahuye n'ibibazo, mwana wanjye yigize ikigoryi, naramureze ndamukuza amara kuba ingimbagira atya, gukora biranga, numva abimbwira ababaye, ndavuga ati Ngabibaza izo mbaraga umwana aragiye yigaragura muri ino si. Urumva bya bindi by'abana bakiri batoya, arya ibyarya, agira ate, ajya mu buraya, ajya mu mayoga, agira ate, deja waryamye kwa muganga yarwaye umwijima, isi yayigaraguyemo, nta kintu yakoreye iki umuryango. Icyo cyo mu cyumva nta kintu mu iyi si. Umubyeyi ari kwikaranga, urarye ibibi n'ubundi byinshi arakugwaza, n'ubundi nta kintu wenda kumumarira. Mwaretse gusitiresa ababyeyi, ajya kugutangaho minervari yakabaye yakoresha ibindi. Ababyeyi bafite baragira ngo bahindure imitekerereze, ariko umwana turashima bize bafite ubwenge bikanarangira rega abo bana nyuma yo kugahisha ababyeyi uriye ibyo urya ibyagwara bigwaye, ugeze hanze ubaye magwengeri, yibagiwe umuryango kandi ni wowe ukuriye. Niba ugeze hariya wakaba uzamura umuryango, none nibwo ubaye ikigoryi mu mutwe, wibereye undi wundi. iyo suganamo ni gati ki ibibazo, ni ibintu byo gutekerezaho, urayagaye ugashyira ubwenge kujya ukareba ibintu ndimo nibyo. Subiza ubwenge kujye, birashoboka ko watana, shitani araharari bugufi bwacu cyane ku buryo akuburizamo intekerezo haracyari ibindi byiringiro, ariko hari ibyiringiro byo ko igiti gitemwa kikongera kigashiguka cyane. Ariko ntunatekereza naho wahagurutse, naho ugeze, aho ugeze niho hantu hakabaye hashimisha. Ubundi abana bameze ngiye kuba ikimawoma, abana bitwara uko bameze ibyo ubonye nka rya shami ryakana igiti ryashibutse, babyita ngo ntacyo mpomba n'inda yanjye mfite. Kuba ugeze ahangaha wahageze ute? Ubwo nibwo buzima koko ukwiye guhitamo kubamo. Ugasanga umuntu yabaga uwa mbere, amanota apfuka, ageze hanze, ikinuza cyo hanze mu ishuri yatsenaga hanze haramunaniye. Ni ikibazo. Wa undi wabaga uwa nyuma bamuraza hanze bagera bate, niwe ugize ute, niwe ujaba umuntu mwiyisi. Ese ko duhora twiga n'ubu turi ku ishuri, mwaretse tukavanamo iby'umumaro, ibidafite umumaro tukabita. Icyo kintu mu gitekerezo twigire gufata, kumenya, dusengere, kubahisha Imana ndetse no gufata imyanzuro yo guhindura. Mujye mutwandikira muri comment ibitekerezo byanyu, nk'uko tubabwira ni inyamibwa kandi ni iby'agaciro, ni ingenzi cyane kuri twebwe, kuko biradufasha, biradukosora, ngaha tukagira icyo twongeramo, tukagira icyo dukuramo, namwe tubigiraho. Ibitekerezo byanyu abana b'urubyiruko barimo biyandagaza, bandura ukuntu bakagendera mu bigare, bari muri biri ntibindeba, ngo n'igifu niyibuke n'abantu bari inyuma, niyibuke uko yahagurutse no kuba ahagaze, kuko bari bose kubikora nuko nta kintu bagira bate bahomba, bafite ibintu baba bikabagira ibintu biri aho ngaho. Iyo niyo myumvire ituma abana benshi b'urubyiruko bari gutakaza indangagaciro n'umuco, ugasanga ari mu yindi si itandukanye n'iyo urimo, bataye impanuro z'ababyeyi. Kuko abana benshi baba mu mujyi, uba usanga ababyeyi mbere yuko bajya mu byo barimo mu mirimo cyane, umubyeyi abanje kubagira inama.